Yap nongeye kuba ikaze cyane kuri YouTube channel ya Daily Castor, channel ibagezaho amakuru ku bintu bitandukanye harimo ubuzima, beauty and style, wedding, relationship, uko wakwiteza imbere n'ibindi bitandukanye. Icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe na notification bell, ubundi tukabana umunsi ku munsi tumeze neza cyane. Ubu rero ngiye kubagezaho ibintu 7 bishobora kukwereka ko akazi ufite kari muri risk. Nujye kure ndaje mukanya. Kubona akazi twese tuzi ukuntu bigoye, ariko niyo umaze kukabona kwizera umutekano wako nibyo bigoye kurushaho. Rero nta kintu kibabaza cyane kikanashengura umutima nk'iyo ubuze akazi utarigeze ubitekerezaho, cyangwa se atari wowe wifatiye umwanzuro wo kukavaho. Gusa rimwe na rimwe hari abantu babimenya iyo bari hafi kwirukana. Reka mbaho urugero. Iyo ikigo wakoreraga gitangiye kukugabanyiriza imwe mu mirimo wari ushinzwe, bayiha abandi bashya cyangwa se mu bo mwari musanzwe mukorana, burya jya uhita utangira witekerezeho. Hari impamvu nyinshi umuntu yagarukaho, ariko uyu munsi ngiye kuvuga kuri zimwe zishobora kukwereka ko igihe icyo ari cyo cyose akazi wari ufite gashobora guhagarara n'uburyo ushobora kubyirinda. Impamvu ya mbere, iyo ikigo wakoreraga gihinduriwe imikorere cyangwa se gisimbujwe ikindi. Akenshi impinduka zizana ibyazo. Ntabwo iteka ryose ikigo umuntu akorera gihita kimuhagarika iyo gihinduye imikorere, ariko akenshi ugomba kwitega ko akazi wari ufite ushobora kukabura. Akaba ariyo mpamvu ugomba gutangira kwitegura risk mu gihe bigenze uko. Nk'uko nabivuze, ushobora kutirukanwa, ariko iyo wigeze kubitekerezaho biragufasha. Impamvu ya kabiri, iyo ibyo wiyemeje gukora utabigeraho nk'uko wabisezeranyije. Kubura akazi biba bishoboka cyane iyo buri gihe utagera ku byo wasezeranyije umukoresha wawe. Cyane cyane ibi biba ku bafite akazi ko kumenyekanisha ku isoko no gukora products za company runaka. Mu by'ukuri hano hanze hari utuzi duhita twerekana cyane niba abadukora batanga umusaruro uhagije cyangwa se ari hafi ya nawe. Gatatu, umukoresha wawe ntakigutumira mu nama zifata ibyemezo. Igihe watangiye kubona umukoresha wawe atagigutumira mu nama z'ingenzi z'ikigo ukorera kandi wari usanzwe uzitabira, ibi bigaragaza ko nta cyizere aba kigufitiye. Iki kiba ari ikimenyetso cyiza cyo kuba watangira gushakishiriza akazi ahandi, kuko isaha iyo ari yo yose uba ushobora kubura akazi wari ufite. Kane, iyo imikorere yawe iteka idashimwa. Ubusanzwe imikorere yawe ni ingenzi cyane mu kuba wabona promotion. Iyo rero ibyo ukora bihora bigawa, jya umenya ko iminsi yo gukora muri icyo kigo urimo ibarirwa ku ntoki. Byaba byiza utangiye kuvugurura CV yawe, cyangwa se ugatangira gutekereza ikindi ugiye kwerekezamo mbere y'uko uzatungurwa n'ibaruwa igusezerera. Gatanu, umukoresha wawe ntakigufitiye icyizere mu buryo bugaragara. Uburyo bworoshye bwo kumenya ko akazi kawe kari muri risk ni igihe uzabona umukoresha wawe atakizera ibyo ukora. Nubona bigeze kuri uru rwego, burya nta yindi ntumwa uba ukeneye ngo ubimenye. Biba byiza iyo utangiye gushakishiriza akazi ahandi, kuko iyo kampani inyujijemo mweyo biba bishoboka cyane ko ari wowe batangiriraho. Gatandatu, umukoresha wawe araguhunga, ntago mukivugana uko bikwiye. Utangira kubura ishusho y'umukoresha wawe mu minsi ya mbere ukijya muri kampani. Umukoresha mwavuganaga byinshi ndetse rimwe na rimwe akagufasha.
Iyo atakigushaka rero ubibwirwa no kukwihunza, niyo ukoze ikosa nashishikazwa no kugukosora nk'uko mbere yabikoraga, ahubwo atangira kukwambura inshingano zimwe na zimwe nk'ikimenyetso cy'uko utagishoboye, hamwe nawe utangira kubona ko ushobora kubura akazi isaha iyo ari yo yose. Karindwi, kumanurwa mu ntera nta mpamvu uhawe. Iyo uvanwe ku mwanya ku kazi wari uriho ugashyirwa ku wundi uri munsi y'uwo wari ufite nta busobanuro na buke uhawe, iki ni ikimenyetso simusiga ko akazi ufite kari muri risike ku isaha iyo ari yo yose ushobora kwirukanwa. Nubona bigenze uku uzatangire uhanagure agakweto utangire ushake akandi. Iyi ni Daily Castor Channel, icyo usabwa no gukanda kuri subscribe na notification bell ubundi ukazajya ubona video zitandukanye. Akaba ari naha dusoreje ikiganiro cyacu, naho ubutaha tubagezaho ibintu bitandukanye byagufasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mugira amahoro.